Hello ladies and gentlemen, reka nizere ko mumeze neza cyane kabisa, ko mwese mukomeje kugenda mugira ibihe byiza cyane. Iki ni ikiganiro kibagezaho amakuru y'abastar n'ibyamamare byanyu mukunda kandi muri bench. Njye nitwa Chris, ini Chris Rwanda Vivo, ni subscribe kabisa, hanyuma ugatanga like ndetse n'igitekerezo, ubundi tukabana muri byinshi bigiye bitandukanye. Ni nyuma y'igihe gito cyane, cyangwa se nakwita ko atari na gito mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ntago nakomeje kugenda ngaragara ku rubuga rwa YouTube, ariko nkaba ngarutse kugira ngo tujye tugenda tuganira byinshi bigiye bitandukanye. Ndaje kugira ngo mvunagure amwe mu makuru akomeje kugenda avugwa hagati y'abastar banyu mukunda cyane, harimo witwa The Ben, BRUCE MELODIE ndetse na Medine. Nyuma yaho bose bakomeje kugenda bagaragaza ko bagiye guterura umuziki nyarwanda bakawushyira ku rwego mpuzamahanga. Gusa hagati aho ngaho hari agatotsi kagiye kavuka hagati ya BRUCE MELODIE ndetse na The Ben, aho witwa BRUCE MELODIE abagaragaza ko abasore ari abanebwe, ariko akagenda abigaragaza abantu bamwe ntibabyishimire. Nagira ngo byatangiye nyuma yaho witwa The Ben yasohoreye indirimbo yitwa Why ndetse ari kumwe na Diamond Platnumz, ariko abahanzi nyarwanda ndetse n'aba public figures ndetse n'abandi bagira aho bahurira n'umuziki bakifata bakagaragaza nkaho nta cyabaye, kandi mu by'ukuri bamwe bavuga ko uyu musore yakoze akazi gakomeye cyane. Ni byinshi byagiye bivugwa mu itangazamakuru mu minsi yashize, cyangwa se no mu minsi biri kugenda bikomeza bivugwa, ariko ndagira ngo tuzagenda tuganira byinshi bigiye bitandukanye. Kandi subscribe kandi no kunzogera, ngewe turi kumwe 5/5 upcoming. Ibiganiro bigiye kuzajya biza ari byinshi cyane, hanyuma uyu mwaka ninjye namwe ndabakunda cyane. Ciao ciao.